Niyo wakegera umwana mutoya muhuye ukamubaza uti mbwira ku itariki 25 Ukuboza haba iki za buri mwaka, azakubwira ko baba bishimiye ko umwana Yesu yabavukiye kandi ko ari umunsi ukomeye. Itariki 25 Ukuboza imaze ibinyejana byinshi cyo kinyoma gihambaye abakristo benshi ku isi bakurikira, kuko amateka agaragaza ibihabanye cyane n'ibyo. Abantu bizera ko Yesu yavutse kuri izo tariki, nyamara uyu munsi ntabwo ari cyo kintu wari ugenewe. Umukiza Yesu cyangwa Yesu Kristo, ese koko yaba yaravutse kuri izi tariki 25 Ukuboza? Reka twifashishe inyandiko zitandukanye turebe icyo zibivugaho. Twe turi The Fixers. Turi bwibande ku nyandiko yanditswe n'abanditsi bakomeye muri Australia, Marek Zioke na Pitiko Pitikov. Umutwe w'inkuru wagira guti Pagan Christmas, the Six traditions are pagan customs. Cyangwa se mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo umunsi mukuru wa Noheli w'abapagani, ndetse n'impamvu 6 batanga zigaragaza ko uyu munsi ari umunsi mukuru w'abapagani. Ubundi kuri Noheli abayizihiza bakora ibintu byinshi, nyamara benshi wabaza iyo mico ikomoka bakaba batabizi nyine nuko babisanze. Abenshi ntacyo bibabwiye, icy'ingenzi nuko nyine yizihizwa, kandi kiremwa muntu icy'ingenzi nuko kiba cyariye cyanyoye, ubundi ibyo bindi ntubizane cyangwa bibabaze. Urugero, ubashije biziza Noheli impamvu ikirugu gikoreshwa kuri uyu munsi cyangwa se icyo Père Noël asobanura n'aho akomoka, abenshi nta gisubizo babibonera. Iyi nyandiko ivuga ko ubyemere cyangwa ubihakane, Noheli si umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu Kristo cyangwa se si umunsi mukuru mutagatifu nk'uko ubyizera. Impamvu nyamukuru abanditsi batanga nuko ibikorwa byinshi bikorwa nko kwizihiza Noheli bikomoka mu bapagani ba kera, mu gihe cy'abamisiyonari b'Abaroma, byaba imihango y'ibirugu, guhana impano n'ibindi byinshi byose ibyakozwe nuko hahindutse icupa, ubundi kirimo nticyahindutse. Noheli mbese mu bapagani wari umunsi mukuru witwaga Yule na Saturnalia. Yule wari umunsi mukuru mu gihe cy'imyemerere ya gipagani wo kwishimira umusaruro muri rubanda. Muri icyo gihe bizeraga ko Yule ari umunsi muto kurenza indi yari igize umwaka. Abapagani rero benshi bakoraga umwuga w'ubuhinzi bishimiraga umusaruro kuko byabaga ari mu gihe cy'isarura, bagataka ibiti nk'umuhango wo kwishimira umusaruro babaga baragize. Bagahana impano hagati yabo kandi ndetse bagakundana cyane, bakanywa cyane, bagasinda, iyo bikajyana n'ubusambane byafatwaga nko kwishimira ko Imana zabaga zarabafashe cyangwa se zikabahereza imigisha yo kweza. Ibi kandi ni nabyo Abaromani bakoraga ku munsi mukuru witwaga Saturnalia. Uyu nawo ntiwari uhabanye cyane na Yule usibye izina. Dore ibintu 6 rero byakorwaga kuri iyi minsi ya gipagani, yaba Yule na Saturnalia. Iyi nyandiko igaragaza yuko byabaga ibi bintu bikorwa n'uyu munsi kuri Noheli byabaga byakomotse kuri iriya minsi mikuru ya gipagani. Icya mbere ni uguhana impano. Guhana impano mu gihe cy'Abaromani ndetse n'Abapagani byabaga ari uguha ikuzo n'icyubahiro Imana y'ubuhinzi no kweza yitwaga Saturn. Mu gihe cy'uyu munsi Abaromani bamaraga icyumweru cyahariwe iyo Mana yo kweza, barya, banywa kandi bagasinda, ndetse bagahana n'impano nyinshi, ndetse barishimishaga. Iyo rero bifurizanyaga umunsi mwiza bavugaga ko ari happy festive season. Ibi bivuga ngo umunsi mwiza nyine wo kwishimira umwero. Na n'ubu birakorwa kandi bikavugwa kuri Noheli, aho abantu babwirana ngo happy festive season. Umuhango wa kabiri wakorwaga no kuri iyi minsi ya Yule na Saturnalia ni ishusho ya Santa Claus itagizwe henshi, ndetse abenshi batazi n'uwo ari we. Mu 1930 kugakora mu kwamamaza ikinyobwa cyayo yakoze ishusho y'umusaza wambaye imyenda itukura w'ubwanwa burebure bw'umweru. Ibi binahura cyane n'ibyo muri icyo gihe cy'abapagani. Father Christmas cyangwa Saint Nicola wari umupatro cyangwa umuntu wubashywe wari ugenewe guha impano abana, abakene ndetse n'indaya. Yewe mu kinyejana cya 4 Nicola yari bishop cyangwa umuvugabutumwa mu by'Imana wari uzwi cyane, wahaga impano abakene, wari warateretse ubwanwa burebure bw'umweru usa na Père Noël cyangwa Santa benshi babonana n'uyu munsi. Mbere y'uyu habayeho undi nawe wakoraga nk'ibi mbere mu gihe cy'abapagani witwaga Odin. Mu gihe cyo kwishimira kweza no ku bapagani, abana buzuzaga za karoti mu masogisi, ubundi bakayamanika ku rwotero aho umwotsi usohokera hazwi nka shemine, bakizera ko izo karoti nyine ari buze kuzitwara akaziha abakene. Na n'uyu munsi kuri Noheli ahenshi tuhabona ishusho ya Santa Claus cyangwa se Nicola n'Imana Odin byo mu gihe cy'abapagani. Ikindi kintu wazirikana n'indirimbo zo kuri Noheli. Nubwo nyinshi mu ndirimbo benshi baririmba bazi ko ari za Noheli no kwifurizanya umunsi mwiza Noheli, mu bapagani habaga umuhango wo kujya ubundi ku muryango w'undi muntu cyangwa se ku muturanyi wawe, mukaririmba, mukajya n'ahandi mukaririmba no mu baturanyi gutyo gutyo. Uyu muhango rero
witwaga whistling. Uyu whistling abaga ari umuhango wo kuririmba indirimbo nyine zo kuri uwo munsi mukuru, abantu bagenda bajya mu ngo zigiye zitandukanye baririmba. Na n'uyu munsi biracyakorwa kuri Noheli. Ikindi wazirikana no gusomanira munsi cyangwa iruhande rw'igiti cyitwaga mistletoe. Iki rero kikaba ari nacyo kirugu mu Kinyarwanda. Twari uduti twibanga mu gihe cy'abapagani twafatwaga nk'igiti gitagatifu cyo kubahisha Imana Saturn. Iyi twayivuzeho kuko yari imana yo kweza mu gihe cy'imyizere y'abapagani. Kugira ngo iyi Saturn ikomeze kwishima, bagombaga kuyitura mistletoe, ikabaha imigisha yo kweza, n'ubutaha nanone bakazongera bakeza. Nanone mistletoe mu bihe by'intambara y'ingabo zageraga ahantu zikabona izi ndabo za mistletoe cyangwa ibirugu, bashyiraga intwaro hasi, imirwano ikaba ihagaze kugeza bukeye bwaho. Ibi kandi bifitanye isano n'impamvu benshi cyane cyane mu burengerazuba basomanira hafi y'iki giti, nko kwerekana ko bifuza amahoro n'ibyishimo. Ikindi wazirikana ari nacyo gihingwa na n'uyu munsi tukibona henshi, cyakoreshwaga mu gutaka mu nsengero n'amasinagogi mu gihe cy'umunsi mukuru wa Saturnaliya. Ibi byatsi byitwaga holly byakoreshwaga mu kwifurizanya amahirwe. Mu mpano abantu bahanaga mu gihe cy'ikwirakwira ry'ubu bukristo, abakristo bamenyekanaga bashoboraga kwicwa. Mu gihe cy'abaromani uko bicwaga ntandi mahitamo bari bafite usibye kwisanisha nyine n'abapagani, nabo bagakoresha imitako n'ibindi byose bikoreshwa kuri iyi minsi mikuru y'abangaba. Bakomeje gutaka no gukora iyi mihango, ndetse yakorwaga n'abapagani bizihiza za Saturnaliya, bakamanika ibi byatsi ndetse n'indi mihango yose yakorwaga ku munsi mukuru wa Saturnaliya kugira ngo batabamenya cyangwa bakabica. Abapagani kandi nubwo abenshi bazi ko bari abantu batagira idini, siko byari bimeze, kuko ahubwo ryari idini rinakomeye cyane mbere y'ubukristo. Rikaba ryari rifite n'abayoboke benshi ndetse n'imbaraga nyinshi. Yewe no mu gihe cy'abamisiyonari b'abaromani, igihe bazanaga iby'imyemerere yabo ya gikristo, byarasabye kwisanisha nabo kugira ngo babone uko babana nabo. Gusa nanone ku bapagani ntibemeraga Imana yaremye ibintu byose cyangwa izindi mana abantu basengaga, ahubwo bo bari bafite imana nyinshi kandi zibafasha muri byinshi. Urugero ni nk'imana twavuzeho Saturn yo kweza, ndetse n'izindi nyinshi. Babaga bafite buri kintu cyose, bari bazi ko kigira imana yacyo. Christmas rero abitwaga abakristo bayishakiye inyito, nyamara yari umunsi mukuru w'imana y'ubuhinzi Saturn. Twe turi The Fixers. Hello, nitwa Yvette, turi muri iFix nk'uko urimo kubibona. Nkuzaniye amakuru meza cyane, niyo mpamvu ndi kuyavuga nishimye. Dufite ibibazo bigera ku 10, ni promotion dushaka kubaha abakunzi bacu, abantu bibwira ko bakunda ibintu bya Apple, ibintu by'amatelefone, ibintu byinshi cyane bijyanye n'iryo koranabuhanga. Ibyo bibazo 10 rero urabibazwa, hanyuma wabisubiza byose uko byakabaye. Ni ibibazo 10 byonyine, mu by'ukuri biroroshye ku muntu ukurikirana. Dushobora kuguha kimwe muri ibi bihembo. Reka duhere kuri iPhone. Ushobora guhabwa kuri iPhone guhera kuri 11 ukayitwara ikaba iyawe. Ushobora guhabwa, kino ndakivuga nyuma, ushobora guhabwa iPad nayo ikaba iyawe burundu kubera ibyo bibazo 10 byonyine. Ushobora kandi guhabwa aka gakarita, hanyuma mu gihe kimwe mu bikoresho byawe byagize ikibazo ukaza tukabisana kandi ku buntu mu buryo bwiza cyane, bikongera bikaba bishyashya. Hanyuma igihembo cya nyuma, dushobora no kuguha ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe wasubije bya bibazo byose uko ari 10 mu buryo bwiza. Hanyuma rushobora kwibaza ngo ndamutse nje nkasubiza bino bibazo ariko simbyuzuze byagenda bite? Ufite amahirwe agera kuri 3 yo kugaruka kwiyandikisha. Bwa mbere urumva biranze, bwa kabiri wagaruka tukakwandika ukabazwa, byakwanga ukongera ukabazwa bwa gatatu. Hanyuma rero ushobora gukurikirana no makuru yose kuri The Fixers, ukabasha kumenya ndetse no gusobanukirwa byose. The Fixers ni YouTube channel iriho n'andi makuru menshi kandi meza cyane ajyanye n'ikoranabuhanga, havuyemo n'ibingi by'ama iPhone gusa. Kuri The Fixers rero uzamenyeraho byinshi bitandukanye bijyanye n'amakuru yacu hano muri iFix. Ikindi mu gihe utsinzwe izo nshuro zose bikanga, nyine hari igihe umuntu azazi ko azi ikintu agasanga ntabwo birimo gukunda, tuguha tike, ntabwo twishimira ko wagenda n'amaguru, tuguhereza 5,000 ugataha, ukagenda ugasubiramo, ukagaruka gutyo kugeza inshuro 3 zose zirangiye. Bantu rero mukunda ikoranabuhanga, abantu mukunda ibintu bya Apple, abantu mukunda ibintu birimo ibintu by'ama iPhone, ni karibu muri iFix, ni karibu kuri The Fixers. Ni muze tubane, turabakunda cyane. Bye. Umva
ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri wa eshatu /ifix/ra na wa